mu gihugu cy'u Rwanda by'umwihariko hano mu mujyi wa Kigali hamaze kuba hakumvikana inkuru nziza cyane, dore ko ari n'ibintu bitangaje ku babibonye ndetse n'abakomeje kugenda badutega amatwi tubibanyuriramo gatanu kuri gatanu, tubavira imuzi n'imuzingo, tubabwira amakuru agezweho, dore ko akomeje kugenda atigisa ibitangazamakuru binyuranye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni hanyuma y'uko ari abana bato cyane bakiri bato b'abakobwa bamenyekanye muri timu ya Vestina ndetse na Dorcas, umwe muri bo uwitwa Kamikazi Dorcas amaze kuba yahindurirwa ubuzima. Ni hanyuma y'uko amaze kuba umukozi wo ku kibuga cy'indege hariya Kanombe Airport, amaze kuba yaba umupiloti nawe ugiye kujya agurutsa indege mu kirere. Nyemerera nkuvire imuzi n'imuzingo iby'aya makuru nanagusobanurire uko byaje kuba byatangira, igihe byatangiriye ndetse n'uko byaje kuba byagenda. Reka nkwisabire kuba wanyereka ko turi kumwe kuri uno munota ubicishije mu buryo bwo gufungura ibuto ya subscribe. Byonyine ni ukuba wakanda kuri ibuto yanditseho sabone cyangwa se subscribe nimba wabirangije. Nguhaye ikaze kandi nkwifurije gukomeza kugubwa neza, kandi ibyo ukora byose bikomeze binakugendekere neza gatanu kuri gatanu nk'uko ubyifuza. Ni hanyuma y'uko tumaze kuba twakwakira amakuru akomeye cyane, dore kandi kakomeje kugenda atigisa ibitangazamakuru binyuranye hano mu gihugu cy'u Rwanda, haba kuri Facebook, Twitter, Instagram ndetse na za page zigiye zinyuranye zikomeje kugenda zatangaza aya makuru ku buryo bukomeye cyane. Ni amakuru akomeje kugenda ashimisha abanyamahanga ndetse n'abanyarwanda muri rusange, dore ko uyu mwana w'umukobwa we na mugenzi we bamaze kuba bakwigarura imitima y'abatari bakeya hano mu gihugu cy'u Rwanda by'umwihariko no hanze yaho. Bakomeje kugenda bakora igikorwa cyiza cyo kuririmbira Imana mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza, niho babashije kuba bamenyekanira by'umwihariko. Biba akarusho ubwo uwo bita Vestine yamaze kuba yashakana n'umugabo bita Idris. Byari akarusho ubwo yamaraga kuba yakwamamara no mu bihugu byo hanze, dore ko bakoze ubukwe bw'agatangaza bikarangira bose babaye ibyamamare haba mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yaho. Nyemerera umpereze ikaze nanjye nguhereze umwanya muri aya makuru, nkuvire imuzi n'imuzingo, gusobanurire gatanu kuri gatanu ibyo utumvise ugereka muri komenti unsobanuze, ndibuze kugusobanurira nkuvire imuzi n'imuzingo iby'aya makuru akomeje kugenda ashimisha abatari bakeya. Nakubwiye ko ku bari bahari bakomeje kugenda banogerwa na gahunda zari ziri kubera ku kibuga cy'indege Kanombe Airport, ndetse n'abakomeje kugenda bakurikirana amakuru gatanu kuri gatanu bakomeje kugenda bagaragaza ibyishimo bidasanzwe hano ku rubuga rwa YouTube ndetse no kuri Facebook, nk'uko bari kugenda bakomeza babitanga mu makomenti ku makuru ari kuba yakomeje kugenda atangwa. Reka nkwifurize gukomeza kugubwa neza, kandi ibyo ukora byose binakomeza bikugendekere neza gatanu kuri gatanu nk'uko ubyifuza. Reka nongere nkwisabire nanone kuba wanyereka ko ugeze kuri uno munota ukidukurikiranye, witeguye kuba twagusangiza amakuru akomeye cyane, tukakuvira imuzi n'imuzingo iby'aya makuru, tukakubwira uko byaje kuba byatangira, igihe byatangiriye n'uko byaje kuba byarangira ageze ku ntego ye nziza cyane mu gihugu cy'u Rwanda by'umwihariko hano mu mujyi wa Kigali hamaze kuba hakumvikana inkuru nziza cyane, dore ko ari n'ibintu bitangaje ku babibonye ndetse n'abakomeje kugenda badutega amatwi tubibanyuriramo gatanu kuri gatanu, tubavira imuzi n'imuzingo, tubabwira amakuru agezweho, dore ko akomeje kugenda atigisa ibitangazamakuru binyuranye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni hanyuma y'uko ari abana bato cyane bakiri bato b'abakobwa bamenyekanye muri timu ya Vestina ndetse na Dorcas, umwe muri bo uwitwa Kamikazi Dorcas amaze kuba yahindurirwa ubuzima. Ni hanyuma y'uko amaze kuba umukozi wo ku kibuga cy'indege hariya Kanombe Airport, amaze kuba yaba umupiloti nawe ugiye kujya agurutsa indege mu kirere. Nyemerera nkuvire imuzi n'imuzingo iby'aya makuru nanagusobanurire uko byaje kuba byatangira, igihe byatangiriye ndetse n'uko byaje kuba byagenda. Reka nkwisabire kuba wanyereka ko turi kumwe kuri uno munota ubicishije mu buryo bwo gufungura ibuto ya subscribe. Byonyine ni ukuba wakanda kuri ibuto yanditseho sabone cyangwa se subscribe nimba wabirangije. Nguhaye ikaze kandi nkwifurije gukomeza kugubwa neza, kandi ibyo ukora byose bikomeze binakugendekere neza gatanu kuri gatanu nk'uko ubyifuza. Ni hanyuma y'uko tumaze kuba twakwakira amakuru akomeye cyane, dore kandi kakomeje kugenda atigisa ibitangazamakuru binyuranye hano mu gihugu cy'u Rwanda, haba kuri Facebook, Twitter, Instagram ndetse na za page zigiye zinyuranye zikomeje kugenda zatangaza aya makuru ku buryo bukomeye cyane. Ni amakuru akomeje kugenda ashimisha abanyamahanga ndetse n'abanyarwanda muri rusange, dore ko uyu mwana w'umukobwa we na mugenzi we bamaze kuba bakwigarura imitima y'abatari bakeya hano mu gihugu cy'u Rwanda by'umwihariko no hanze yaho. Bakomeje kugenda bakora igikorwa cyiza cyo kuririmbira Imana mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza, niho babashije kuba bamenyekanira by'umwihariko. Biba akarusho ubwo uwo bita
Vestine yamaze kuba yashakana n'umugabo bita Idris. Byari akarusho ubwo yamaraga kuba yakwamamara no mu bihugu byo hanze, dore ko bakoze ubukwe bw'agatangaza bikarangira bose babaye ibyamamare haba mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yaho. Nyemerera umpereze ikaze nanjye nguhereze umwanya muri aya makuru, nkuvire imuzi n'imuzingo, gusobanurire gatanu kuri gatanu ibyo utumvise, ugereka muri komenti unsobanuze, ndibuze kugusobanurira nkuvire imuzi n'imuzingo iby'aya makuru akomeje kugenda ashimisha abatari bakeya. Nakubwiye ko ku bari bahari bakomeje kugenda banogerwa na gahunda zari ziri kubera ku kibuga cy'indege Kanombe Airport, ndetse n'abakomeje kugenda bakurikirana amakuru gatanu kuri gatanu bakomeje kugenda bagaragaza ibyishimo bidasanzwe hano ku rubuga rwa YouTube ndetse no kuri Facebook, nk'uko bari kugenda bakomeza babitanga mu makomenti ku makuru ari kuba yakomeje kugenda atangwa. Reka nkwifurize gukomeza kugubwa neza kandi ibyo ukora byose binakomeza bikugendekere neza gatanu kuri gatanu nk'uko ubyifuza. Reka nongere nkwisabire nanone kuba wanyereka ko ugeze kuri uno munota ukidukurikiranye, witeguye kuba twagusangiza amakuru akomeye cyane, tukakuvira imuzi n'imuzingo iby'aya makuru, tukakubwira uko byaje kuba byatangira, igihe byatangiriye n'uko byaje kuba byarangira ageze ku ntego ye nziza cyane.